Akusha uwo mujama navuga ngo rwose ngo ndi nka se gusa agiye ntandukaniye na se kuko njye nsiramu. ntabwo ari kugenda gutyo gusa. Moya mango magumo. Yarangiza asubiza. abitekerejeho umwanya ariko. Ako se hagati aho ngaho ni izina ry'Imana njye nimbona ntari mu 3,000 mu minota 5 ndahita nikomereza ndagaswera mama. None se bari bavuga Guys. abantu bavuze bagutengushye. Abantu be bagutengushye. Sinzi aho bagiye Abantu be bagutengushye. bantengushye kabisa. Ebana nge ndabona abantu barimo kuma ba Vivo barimo barantamo Vivo thank you. Ese Vivo. yago Yo. abanyeshyi ariko batangiye kuvuga ngo abahanzi barimo baricisha amazi ngo kuza ku ma TikTok. Ibi bintu urabivugaho iki? Ngo batangiye ngo kugira gute? Abanyeshyi batangiye kuza mbese abantu mwadusigiye mu kibuga ngo bimpuguke harimo nk'umuhungu wawe bita ngo MC Nario ejo bundi yaragiye ngakora statement nk'impuguke aravuga ngo biragayitse cyane kubona abahanzi barimo barazanga ku ma TikTok live kuba baganira n'abafana babo ngo biragayitse cyane bono bakabyita ngo nukuza gusabiriza ama gift. Bo niko babyita. Wowe urabyumva gute? Ebana. Jewe ukuntu mbyumva biracya umva ngize imvuze uko mbyumva bamwe bakwisangamo ari benshi. Mvuze uko mbyumva bamwe basanga hari byo nababwiye none se oya buri muntu ubu ngubu mba mbona buri muntu wese nyine mu Rwanda asigaye afite ijambo social media umuntu araza akagutuka umuntu araza akakubwira ibintu byose ashaka umuntu araza akakugikorera nyine kubera wabonye ko abahungu banjye bahageze. Yago hano hari yagutemo Yago hano hari SMS iri kuvuga ngo uzahe ngo piyo nikanga ikiganiro. Ari byo nyine nakubwiye. Uri kumva Yago? Ari byo nyine nakubwiye ndakubwira nti Muvari yo comment nari nayibonye ariko kubera ko wowe warushatse kuyinyibutsa kandi ibintu biri negative mba nabishaka kambe ngumanuye gato. Punishment we kandi kubera situgifuti none tararagiye. Ago Yago ni umugome arabanje aramureka yisanzura. kugira musubize aramutse. Yaramanutse gatoya ino live dushyiraho abantu twebwe Ako bushariye cyane. Ariko Yago ejo bundi ko ba Debeni bagiye kuza aho ngaho wazaba duhereye ibiganiro bana. Oya Uragasureba dai. Oya kasuku ndamwubaha kasuku umuntu dukora ibintu bimwe kasuku ndamwumva kandi nawe ntago yarengera ariko ubimujene Yari yisanzuye. Abaje kunyereka ibintu ngewe nabonye ngiye comment zicano zose ndazibona by the way nuko nshobora ariko nanjye nita kuri comment ariko iyo mbonye comment yawe sinyisome kubera ifite negative wowe ugashaka kunyibutsa nawe we mpita nkwibutsa ko utagomba kunyibutsa ibintu niboneye nicyo nkoze urumva sukuji abo bajene kubaha ibiganiro ntabwo ari uko ntakikora ibiganiro cyangwa ari uko ntabikora ariko harimo ababa barakora ibintu biri hari ababa barakoze ibintu by'ubuginga ku buryo ngiye ntashaka kongera guhura nawe ngo mutunge kamera za Yago TV show. I need him or I need them, they need me, ariko ngiye ibyo namaze kubivamo nta gahunda afite ngo yo kwicaza ngo abantu ngo bakoresha ibiganiro ngo babaza ibibazo ngo ku miziki yabo ntago izo gahunda nzifite. Nimbikora nzabikorera hano muri Uganda nzabikorera ahandi cyangwa nzabikore ngarutse mu Rwanda ariko kumbwira ngo baje ngo kubera ko ngo baje ngo bize mu byabo bajye bakora ibyabo neza natwe turi bize mu byacu aho tuzajya duhurira mu kazi tuzahurira mu biraka
tuzaduhurira ku ma stage, tuzaduhurira mu kazi nyine, tuzaduhurira mu kazi, ariko ibintu byo kongera gukubana nakwicaje nakubajije ibibazo oya ntago uwo mwanya uhari. Rero n'uyu nguyu wavugaga ngo nzahereze Pion ikiganiro ntacyo nzamuha, n'uwabyandikaga hano ntabyo azigera abona, ibyo byana nimukanabimbire. Uziko uretse gato ubwire, uziko umuvandimwe yanambwiye agiye guhunga, yarambwiye ngo ese wazansabiraga ikiganiro, uri kumva yirirwa amamagara, ahubwo rekana nabimubwira hano, ntuzongere kumamagara wacyana we, ntuzongere kumamagara, ntago wajya kuri kamera rimwe kabiri gatatu wica izina ryanjye wanyiza ngo nugera ngo mu gihugu kuko ndimo ngo wumve ngo nguye ngo kugutunga kamera za TV show ngo cyangwa nka ntabyo uzigera ubona, ahubwo nukomeza no kumamagara nzaguteza gang. This is Uganda not Rwanda, this is Uganda not Rwanda, this is the last warning to you. Ntuzongere kumamagara, nimero yanjye uyisibe muri telefone yawe, ntabwo bikimeze nk'uko mwebwe mwabitekerezaga. Ubwo nsubije wa wundi wavugaga ngo uzafashe ngo Pion ngo mwiki mukanzanira ibyo bintu byo kunzanira ibintu by'abana. Ufashe igihe cyo ufashe cano wicaye ku izina ryanjye murakora ibintu urimo ngo ndagutunze ngo ndimo ndaguha views n'ibiki, ariko wagerayo gano gatangira kumamagara ukanesha umutwe. Boss nagusabye imbabazi ukanyoreza ama video, ubu se nanjye nge kuri live nge gukora ibiganiro mvugi ko wirirwa unyandikira cyangwa munyandikira mu bombo youth. Stop by there. Stop by there. ubarabuye kabisa. Oya sino kubarabura byonyine, ahubwo bazongere banyurire, noneho nongere mfata umwambi n'umuheto wanjye nge mu ishyamba turebe ko bizaba bimeze. Bakagira ngo nararangiye. Ngewe narababwiye ngo inkuru y'umuntu witwa Joseph niba muyizi muri Bibiliya, abenshi muri mwe muzahunga kandi muzahunga muza mu gihugu nahungiyemo, muvuga ngo narahunze. Muzaza munsanga aha kandi muzakenera serivisi. Ndagira ngo mbibabwire, muzaza munsanga muri iki gihugu kandi muzankenera serivisi. Aya, you don't know. Mwakinnye n'umwanya wanjye kasuku bubaganiriza bakinnye n'umwanya wanjye ngiye nawe ujyanye ahandi. Urumva bikora akaza Bisubire muri good energy. No. Katwisubirire muri vibe. Bantu bakubita icyo bita imiziki. Ni imiziki. Ntabwo bazi wagwana. Ntabwo aribo bafashe ya mbere bakajya bavuga ngo ndajwigira, none barimo baraza wadese bise twaje Uganda duhure se ngewe Ariko se umuntu ajwigira gute? Duhure yagonda Kampala, yagonda buri minsi birirwa banyandikira ndaburi minsi ndaje Kampala ngwino ukore deal zawe, kandi nuramuka unagerageje kugera Kampala ugashaka kumenyera ndaguteza gengi. Ubu nta mikino noneho ni gengi kugera. Nga benshi baba bakeneye n'amacumbi. Baba bakeneye ko mbacumbikira sha. Ibaze sha, ariko sha ariko sha ibi byana babyumva byarababazaga umuntu udafite umutima. Bibabyumva byarababazaga umuntu udatekereza. Bibabyumva byarababazaga umuntu udafite amarangamutima. Bibabyumva ariko sha ntabwo ryo birabura. Oyo guys gere n'ababwiye tugiye nimutangeza kuri bitatu nkabona mu minota 5, none nabonye bidakunda ngengeye kubacika gisa. nanjye ndahita niruka. Ese ko tutari kugera no ku runigi. Oya uva reka kwanza ngiye mbanze mbaha amagift ariko cyakoze tubyikorera sukuji mbanze ngusinayipinga ubanze ugere nko mu bihumbi kwanza mbanze ngusinayipinga sukuji banze winjire nko mu bihumbi erega twe bibiri wabyinjiyemo. Twe tugomba kubyikorera hagati yacu, twebwe hagati yacu tugomba kubikora mu gihe Aline Ruseka kwinjira mu bihumbi 2,000. Aline Ruseka kandi noneho hano hari ibyana byaje kudaha bino biganiro.
Thank you, Big Energy. biragenda bikajya gushyiraho titire mparabitsi. Fafa bagiye Thank you, gisa. thank you. Gisa ngo tubarize iki? Bomba youth. Big energy. hamagara ba bantu bagukojeje isoni. Bantu bagukojeje isoni. Baje nabo bangajeje isoni abaswera shaba baryamye kuri batera za sempe. Ninde umuntu sinayipinze ninde ngo muhe shout out. Nka data. Moi, c'est moi. Naline. Nuitwa Abel. No, Ruseka. Aline Ruseka, thank you Abel. bwana. Thank you, Abel. Thank you. Nanwese murimo kuma ama gift ebana. Abel gitangaje dufite abantu benshi ariko ndabona badatanga ama gift pe dufite abantu 600 na maneko thank you. Baje gushungera gusa. Nibaze baduhe. Dore bari kubona turi guhana nta n'isoni. Dumwenyura pull up. Witwa I'm going to release my song alongside Palaso. Ebana support ndayikeneye kabisa ku bantu bawe uzababwire ko umuziki wahageze kabisa ngiye gusohora indirimbo na Palaso. Ndi mu myiteguro ku yendi tayari kabisa. Nka data umuntu nkubise snipe ninde nka data Pati Fafa bo barakurundi aho yabo. Thank you Fafa. Bagera kuguha turagwa muramubona. Thank you Fafa. Fafa muramubona. Nabanje kumubona karengera gufata ku mavuta. Fafa ni umugome cyane. Ni Fafa party vibe. Thank you so much. Okay, abantu muri audience ngara mukora utuntu. Ngaho no muri audience namwe mutware magic. Bari ahubwo twatutswe. Kandi nukuri reka mbabwire nta live z'abazigera babona shama nawe. Gisa. Karame. Nta live nziza bazigera babona nk'ingi ndakunda. Iyi live iraryoshye nukuri imeze fresh byata. Ariko hari umuntu bibanzeho mu bitutsi. Uzi live supportingana very nziza. Dushimire bano bantu. Dushimire bano bantu batapinze. Ase nko Omvas. Yago. Nko muntu ngo ni Cassandra wanditse commentaire aho ngaho bro nigeze gucumitanye na nsanga atananyara mwana. Yesu we. Ako sibi nibiki nono mana nyakase. Barirutse. Mana nyirimo. Nanjye ngibisoni. Mana nyirimo. Ariko mana ya. Ako nk'umuntu ubushotora kasuku ninde bamwaje mwihangana. Sha nukuri nibagashotora Jessica. Gisa. Ihanganye kuva kare mwababarira. Hari umuntu wandika commentaire ugahita wibaze nk'uyu muntu yaryawe n'umubyeyi cyangwa yarabwagu. Ese we mutinga yago naza mu muting uyu muntu. Aba muting cyangwa aba blog. Yani bamureke Gisa. Karame. Abantu barwaraza banyibwirishwa ngo Jessica akoze kandi ko nabona zagifuta imwana. Murunde gifuta. Ko batagukanda. Murunde gifuta. Murunde gifuta. Mandela, hi Mandela. Dumwenyura. Cassandra yikururiye. Aline Ruseka. Oui. Simba muhaye igeno rye se. Ariko mana. Abantu mubona ko Cassandra ibintu mubwiye byari bikwiye muhite mu kibazo za gift mbibone. Mushiro gift mbibone ko rwose igeno rye yaribonye. Bamwita umwami w'abagore. Nukuri muze tumushimire yakoze igikorwa.
ngize isoni. Yago, welcome back. Yego yagize ubwoba rero. Cassandra namuhaye ibyemenya atazongera. Uzi nk'iyo ugiye ukajya kwicara ukongera ukabitekerezaho ibintu wabwiye mama. wakoze ikosa ntabwo ndi bwongere kuzamura ibintu biri negative ntabwo Bavari yibagiwe ko yicaye hagati y'amabisite. Oh, yari gushaka kongera kuzamuka. hano Abyibagiwe. hano nta iyo umuntu azanye negativite arabagwa. Dufite umubazi. Hano dufite umubazi mpuzamahanga. kandi umuntu akubaga nta rundi rwango kabisa ariko akakuba. Kubaga nta mutima mubi. Ni ukubagishwa cya kintu bita iranda. Hano turimo turintataininga abantu ari nako natwe baduta mu gisa cy'inganza arimo arakoresha umuga arimo araririmba Kasuka arimo umunwa yawe ebana uwitwa Fafa arimo aratanga amagifu uwitwa Aline Ruseka arimo aratanga story wowe urimo urazana ngo dusome comment ziri negative. Oya ntabwo bishoboka. Ntabwo mfite akaririmbo gashyashya kavuga ngo ngiye kubakubita agatero ka kabiri. Mumutinge. Gisa Yo. Gisa ajya aririmba mumukunda mumutamo gift guys. ongera udusampulinge kabisa ongera udusampulinge let's go. Nzaguhisha muri nge nzaguhisha babishaha kuko wambereye inkoramutima. Don't leave my side anymore. I promise you ko every day uzahora uri uwanjye ngayigumira iwanjye. Amarira yawe yose azaba yanjye nukuri ndetse n'umutima wawe uterera mu wanjye. Umutima wawe mwiza cyane ni unkurura iwe numva naguhora iruhande. Uwe numva naguhora iruhande. Umugeze kuri bitanu Urankurura numva naguhora iruhande. Yeah. Bro, mugeze kuri bitanu bro. Over. Ese Gisa ntabwo rumbiya ntuyibuka. Ndayibuka. Mba nyibuka gusa nakibagirwa ibihangano byanjye. nagira ngo bagufunga wese ubyibagirwa. Yako nawe umubazi. Ariko sibi nibiki. Reka nkubwire hari ikintu bajya bavuga Abanyarwanda umugabo mbwa aseka imbohe. Umva Gisa. Karame. Hari indirimbo ugira ya Danje bita Sigaho. Sigaho?